Kristo Yezu akuzwe, nkomeje kugushimira wowe ukomeje gukurikirana Marie Clarisse Mukandengo YouTube channel, wowe wakoze subscribe, wowe wakoze like, share ndetse na comment, ndagushimiye, Imana iguhe umugisha. Umunsi w'ejo rero twarebye ukuntu umuntu ashobora gutekereza kujya kwa muganga inzira bicamo, ariko iriya nzira ni iy'umuntu warangije kurwara, ni iy'umuntu wahuye na bya bimenyetso byose, ni uw'umuntu wabonye atagishoboye kwihangana akabona ariyo nzira. Iriya ni inzira ya buri wese, ni inzira y'umuntu usenga, ni inzira y'umuntu udasenga. Hariya ntugatinye kujyayo ngo ni uko usenga, ntugatinye kujyayo ngo ni uko udasenga. Kristo Yezu akuzwe. Uyu munsi tugiye kureba icyo noneho Yezu abitubwiraho. Abantu benshi iyo bageze mu isomo baratinya, bakanga gukurikira isomo, ariko mujye mugerageza mukurikire ijambo ry'Imana, kuko buriya shitani nayo iritinya kubi. Kristo Yezu akuzwe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Isengesho ryo kwicuza ibyaha. Nyagasani, byanakugire byose ndabyanze, kuko binteranya nawe bikadutandukanya, rero ntukandengera iteka, kandi abyangira ko byicishije Yezu Kristo umwana wawe ukunda. Dawe ubinkize, sinshaka kubisubira, ndashaka kuba uwawe. Amina. Ngwino Roho Mutagatifu, usanganye imitima y'abakwemera bagukunde, wohereze Roho wawe, byose bishya, isi izabone guhinduka. Dusabe. Mana myinshi kwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, kubwa Yezu Kristo umwami wacu. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Dusome isomo ryo mu Ivanjiri ya Mutagatifu Luka, umutwe wa 10, umurongo wa 17 kugera kwa 24. Muri icyo gihe abigishwa uko ari 72 bagaruka bishimye cyane, bavuga bati, Mwigisha, na roho mbi ziratwumvira kubera izina ryawe. Arababwira ati, koko nabonaga Sekibi ahanuka ku ijuru nk'umurabyo. Dore mbahaye ububasha bwo kuribata inzoka na za manyenga, n'ubwo gutsinda umwanzi wese, kandi nta kizashobora kubahungabanya. Nyamara ntimwishimire ko roho mbi zibumvira, ahubwo nimwishimire ko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Ako kanya Yezu ahimbazwa na Roho Mutagatifu, maze aravuga ati, Dawe, Mutegetsi w'ijuru n'isi, ngushimiye ko ibyo wabihisha abanyabwenge n'abahanga, ukabihishurira abaciye bugufi. Koko dawe, niko wabyishakiye. Byose nabyeguriwe na Data, kandi ntawe uzi Mwana uwo ari we keretse Data, nta n'uzi Data uwo ari we keretse Mwana, n'uwo Mwana ashatse kubihishurira. Hanyuma ahindukira abigishwa be, ababwira ukwabo ati, hahirwa amaso abona ibyo muruzi. Ndababwira ukuri, abahanuzi benshi n'abami benshi bifuje kubona ibyo muruzi ntibabibona, no kumva ibyo mwumva ntibabyumva. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Kristo Yezu akuzwe. Mu by'ukuri hari ukuntu umuntu
ashobora kuvuga ati njyewe rwose ndabona uriya muntu arimo roho mbi, njyewe rwose ndabona bimeze gutya, akagenda mu nzira zose akagerageza no kuzirukana. Ni byiza kuko Yezu atanga uko ashatse. Uyu munsi nawe ashobora kuguha kwirukana roho mbi, uyu munsi nawe ashobora kugufasha ukabasha gukira niba wari urimo roho mbi. Ariko se nanone uyu muntu ugerageje kwirukana roho mbi, Yezu amuvuzeho iki? Yezu rero arohereza mu ivanjiri intumwa zikaza zishimye zibona shitani yaganjwe, nyamara ariko arababwira ati ibyo si byo bigomba kuba ibyishimo byanyu. Ibyishimo byanyu ni uko muri kumwe nanjye. Muvandi, n'uba uri kumwe na Yezu ntacyo uzabura. N'uba uri kumwe na Yezu, Yezu niwe byose, Yezu niwe buzima bwacu twese. Ariko kandi tugaharanira ko amazina yacu yandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Ese uyu munsi Yezu aje yasanga izina ryawe ryaba ryanditse mu gitabo cy'ubugingo? Isuzume, nanjye nisuzume. Ufite igisubizo, nanjye mfite ikindi. Ibyishimo byacu si uko twaba twirukanye amashitani, ahubwo ni uko twaba turi kumwe na Yezu. Koko nyine nk'uko abivuga muri Matayo umutwe wa 7 umurongo wa 21 kugera kwa 23, hari abazavuga ngo twirukanye amashitani mu izina ryawe. Ariko bababwira ati mwumve imbere mwabivume mwe, mwa nkozi z'ibibi mwe, sinigeze mbamenya. Kuko nyine batigeze bamureka ngo ature mu mitima yabo. Uyu munsi ushobora kwirukana roho mbi muri mugenzi wawe. Uyu munsi ushobora kugerageza gusenga ariko ukaba udasenga wita ku maherezo yawe y'ubuzima. Uyu munsi ni wowe ubwirwa, uyu munsi ni njye ubwirwa, uyu munsi ni twese tubwirwa. Ahubwo bakishimira ibyo bikorwa byo hanze bagendaga bakora, batitaye ku guhinduka kw'imitima yabo. Muvandi, niba uri kwirukana izo roho mbi, niba uri gusenga umutima wawe ukiri muri za manza zidashira, umutima wawe utarigeze ubabarira, umutima wawe uri kure y'Imana, ese koko ntibyaruta ukabyihoreraho kugira ngo ukorere ubusa? Roho Mutagatifu rero atwinjiremo, aduhindure by'ukuri mu izina rya Yezu. Kristo Yezu akuzwe. Muvandi, urumva ko na Yezu hari ukuntu abivuga. Ese amashitani avuga urumva ari ayahe? Niba warakurikiye Marie Clarisse Mukandengo YouTube channel, tukaba tugeranye kuri iki kiganiro cy'uyu munsi, ndumva igisubizo wahita wisubiza. Ukwemera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye. Umutima utagira imbabazi ntago ubona Imana. Gusenga bitavuye ku mutima byaruta ukabyihorera. Sengana umutima utuje, ubanze wicuze ibyaha byawe. Dore turi no mu kwezi kwa Rozari. Uku kwezi dutegetswe kuvuga Rozari inshuro nyinshi kugira ngo
tubone imbabazi kugira ngo turusheho kubana neza n'umubyeyi wacu Bikira Mariya. Ndakuramutsa Mariya, wuzuye muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira twe abanyacyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Niyubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, niyubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Bikira Mariya utasamanya inyange y'icyaha, urajya udusabira twese abaguhungiyeho, bazina bacu batagatifu, mudusabire. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Dusabirane.